Amazina y'indahani Ahimana Ishakiye Jean Dodier. Ni umukiranutsi. Wabaye umukiranutsi ntakoresheje imbaraga zanjye, ahubwo ari uko menye amakuru y'ukuntu umuntu aba umukiranutsi ku bwa Yesu. Nabayeho rero ubuzima ndi umwana navukiye muri Katolike, ko niho ababyeyi banjye bambyariye. Imyaka namaze y'urubyiruko namaze ndi umukatolike, ariko ngerageza buri munsi gukora ikintu cyitwa penitensiya. Nkavayo n'ubundi nkagera mu rugo namaze gukora ibirenze ibyo nicujije. Penitensiya ryo no kwicuza ibyaha? Ko ari ukwicuza ibyaha kugira ngo bikuveho. Icyo gihe ubwo ufite imyaka ingahe? Nabatijwe mfite imyaka 12. Nibatirijwe. Ubwo nari mfite imyaka 12. Ubwo nyuma urugendo rw'iyo myaka nyuma ya 12 nabaye muri societe za Kristo cya Gatolika. Wenda muri iyo myaka 12 ndagira ngo umbwire ese ni wari wabyihitiyemo, wari ugiye kubatizwa kugira ngo kugendekere gute? Ninjye wari wabyihitiyemo, ariko wari n'umuco rusange w'ahantu twari dutuye. Abantu bose bagombaga kubatizwa ku kigo cy'ishuri cyari icy'abakatolika, cyari icy'abapadiri. Nibo baduhaye izo nyigisho kugira ngo tube abakristo. Ariko ntiwari uzi ibyirimo, mbese muri make ntabwo wari uzi ibyirimo? Ubwanjye ntabyo nari nzi, nabimenye nyuma maze kwigira hejuru. Ubwo urabatijwe rero? Mba ndabatijwe, batangira kunyigisha uburyo umuntu ubatijwe areka ibyaha aba abaye umukristo. Nanjye ntangira iyo nzira yo kureka ibyaha. Ariko nkagerageza uko nshoboye bikanga kumva. Nubundi ariko wari birekaga kongera ukabikora? Nubundi nkabireka, naba mvuye kubyicuza uwo munsi, nkajya kugera mu rugo maze gukora ibindi. Kumvura wabaye ukavuga uti reka nzajya gushaka padiri. Ni noneho reka bundi penitensiya yabaga yemerewe mu minsi mikuru, cyangwa se mu gihe ufite indi gahunda wenda y'ubushyitsi cyangwa ari ikindi kibazo wagize. Nibwo wajya kureba padiri? Niyo wajya kureba padiri ngo aguhe penitensiya. Yarahahoraga se cyangwa? Padiri arahahora, ariko nko mu mwaka baguha penitensiya nka 4. Ubwo kagenda. Ariko iyemewe na Kiliziya bundi ni imwe. Mu mategeko ya Kiliziya bavuga ko umuntu ahabwa isakaramento rya penitensiya uko umwaka utashye. Ubwo bivuze ngo ni imwe iba yemewe, ariko kubera umuntu akora ibyaha byinshi ukajya gushaka padiri ugashyiraho n'izi nyongera kugira ngo bikuveho. Wavagayo rero umeze utuvuye gusaba penitensiya? Navagayo numva ako kanya nkisohoka kwa padiri ngiye kwigengesera, ariko nkajya kugera mu rugo n'ubundi umutima wamaze kubona ko ndi umunyabyaha n'ubundi. Yego. Nuko rero ubwo urakomeje ukomeza ubwo buzima bwo kujya gusaba penitensiya, wakora icyo ukajya gusaba penitensiya n'ubundi ukumva nta mahoro biguhaye, ukumva ibyaha ntibikuvuyeho. Yego. Ubwo wakomereje he rero maze gukura mbona ibyo bintu byo kujya gusaba penitensiya n'ubundi nkaza nkaba umunyabyaha bitazashoboka. Noneho nyuma yaho njya kujya mu kazi ka leta. Njya mu ngendo nyinshi, njya za Kongo, mvayo. Nyuma muri ako kazi nibwo nahuriye n'umuntu aranyigisha ati uri umukristo ariko uzarimbuka. Ese kubera iki ko ibintu byose mbyuzuza ko ntura nkaba nsaba penitensiya nzarimburwa n'iki? Bwo yari umusilamu. Arambwira ati ikintu kizakurimbura ati nuko uvuga ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, ati none ukaba n'ubundi uzarimbuka kandi uzize ibyaha. Ari umusiramu uri kubibwira? Ari umusiramu uri kubimbwira. Yego. Ndongera musubirishamo nuvuze ati ikintu kizakurimbura nuko uvuga ko Yesu yapfuye, ambwira ingero. Avuga ukuntu Yesu yemeye gupfa ameze nk'intabwa ari ibyaha byanjye. Ati kandi nawe ukazarimbuka uzize ibyaha. Aturumva icyo atari ikinyoma. Ko umuntu yaba afite umuntu wapfiriye ibyaha kandi akarimbuka. Umutima nanjye nahise mbyumva ntazuyaje. Hari 2014 ndabyibuka. 2004. Noneho uwo munsi nambwiye nti nusubira mwijuma uzambwire. Mwijuma ubwo nihe ku bantu batabyumva? Mwijuma ni umunsi wa 5 abasilamu basengeraho. Noneho uwo munsi ndagenda turajyana
ntora icyo bita shahadu, ubwo ni nko gusezerana. Mbaye umusilamu, babanyise Faruku. Mu mazina navuze mbere Faruku ntaririho, ntaryaririmba. Iryo naryiswe mbaye umusilamu. ubwo ugiye kwishakira gukiranuka n'ubundi noneho ubwo nari ngiye gushaka gukiranuka, noneho ku mbaraga, kubera ko ibya Yezu byo nari mbonye babivuga kandi n'ubundi bikamvuna anahari. Ndabireka rero. Mbiretse ntangira kugerageza uko nshoboye, nkajya nsenga 5 ku munsi niko itegeko ryabivugaga. Habaho n'icyitwa tawuba nacyo cyo kwicuza ibyaha, nabyo ndabikora. Habaho n'ibyitwa ramazani, igisibo umuntu asiba iminsi 40 30, nayo ndayisiba. Nsiba ibisibo bigera muri 7 imyaka 7, ko nta gisibo na kimwe kigeze kincika. ubwo wiyiriza ubusa, ukirirwa ubusa iminsi 30, urya saa 10 z'ijoro na saa 12 n'igice bizishyira saa 1 z'ijoro. buriya umuntu abagamije iki bigereranyije? Uko basobanura igisibo aba ari ukugira ngo wibabaze, wumve mbese uko inzara iryana, kugira ngo nawe uzashobore kuba wafasha abandi bashonje. Ni uburyo bwo kwibabaza kugira ngo ukaba wiyegereje Imana cyane, kandi ukamenya n'uburyo inzara imeze. Nicyo byabaga bimeze. Ukamenyera kwitoza, ukamenyera inzara, ukamenya uti n'undi igihe yayigize ni uku biba bimeze. Noneho n'Imana bakubwira ko icyo gihe ikureba neza. Urumva bo bavuga ngo niyo umuntu asoje igisibo cya Ramazani aba ameze nk'uruhinja. Noneho mwavuze bijyanye no kwicuza, byo bicuza gute? Mwicuzaga kwicuza, uragenda niba ari icyaha wakoze, urugero ukagenda ukakibwira shehe, hanyuma buri cyaha kiba gifite inkoni cyagenewe. ko wazihondaguwe bakazigukubita. Warazikubise? Ariko ngewe natinyaga inkoni. Ntabwo wajyaga kwicuza? Ntabwo nge najyaga njya kwicuza. Warabigumanaga? Narabigumanaga. Urumva ko bitakuvaga? Ariko nkategereza igisibo, kuko nabaga nzi ko byose bigenda. Ku gisibo byose biragenda. Waravuga ati cyihute kize byibuze mbikore. Ubwo ngo nahoraga mfite inyota y'igisibo kugira ngo ibyaha nakoze mu mbere y'icyo gisibo bigende. Yego. Ngaye ubwo urakomeje rero, uganga gukubitwa inkoni, uhitamo kugikora ibisibo byinshi cyane kugira ngo ibyaha bikuveho. Base nyuma y'igisibo wumvaga umeze gute? Nyuma y'igisibo ako kanya twatumiye abantu bari mu rugo turi gusangira irayidi, wumvaga pe n'uburyo bari kugushimamo, wumvaga n'Imana hari aho iri bubyandike ko bitarangira gutyo gusa. Ariko ikintu cyatangazaga cyane kikanangora nuko cyabaga kirangiye igisibo, n'ubundi nka nyuma y'ibyumweru 2 nkabona meze nk'uko nari meze. Uko nari mfite uburyo bwo kwihangana, bikongera bikagenda, kureka ibyaha, nkumva birongeye biragiye, mbaye nk'uko nari meze. Ukongera ugasubira mu byaha? Nkasubira mu byaha, kugira ngo byegeranye n'uzongere ugitange ku gisibo. Kugira ntabwo ariyo byo nabaga ngamije, ubwo sinzi uburyo byazaga, hari ikintu cyanushaga imbaraga, nkabona n'ubundi mbaye ubyisanze nk'uko nari meze. Atari uvuga ngo reka mbikore nzajye mu gisibo, nawe nigeze mbigambirira. Ariko n'umutima buri gihe numvaga ko ibyaha birimo byanga bikunda. Ntekereza ko abasilamu bagira ngo niba umuntu amaze igihe muri Isilamu bakamuha ikintu cyo gukora, nta murimo wakoraga muri Isilamu? Oya, ntawe wari ubwo n'umukira wagitaba Kristo? Ni umuyisilamu. Wari umuyisilamu gusa uri aho ngaho? Yego. Aha. Urakomeje rero wigumira mu bisilamu? Ndakomeje nigumira mu bayisilamu, maramo igihe n'ubundi nkumva meze nk'uko nari meze. Rimwe naravuye no muri ako kazi, ndumva ari mu bihe bya Covid. Mu bihe bya Covid niho nahuye n'abavugabutumwa bwa mbere. Barabimbwira iby'ivugabutumwa, bambwira ubutumwa bwiza, ndumva ndapinga, navuge ntibyo ntibishoboka. Nuretse n'ijuru n'isambu y'i Kigali ntawayiguhera ubuntu. Ati Muhammadi ntabwo yanyemerera. N'ibyo bintu unabihingukije mu idini bagukubita inkoni noneho zakwica. Kuko numvaga uburyo nge nari maze kumenya ijuru n'imiryango rigira, ko mu Busilamu bazi ko ijuru rigira imiryango myinshi. Abakoze neza kurusha abandi barya mu ijuru ryabo, n'abandi bakoze bikurikiye gutyo. Hari amajuru atandukanye
azajya ajyamo abantu batandukanye bakurikije uburyo barikoreyemo. wenda nkawe reka ngo nkubaze muri icyo gihe wari muri Isilamu niba ijuru rifite nk'imiryango 10 nk'uko mwabyigishijwe wenda n'urugero wumvaga uzarya nk'umuryango wa kangahe? Numvaga njye Imana ingiriye ubuntu ko nasabaga imbabazi cyane najya nko mu rya nyuma numvaga ari ryo najyamo kubera ko ikugiriye ubuntu kandi warabikoreraga urumva nyine impamvu gutyo hari abasilamu bagira inzego, hari abantu bajya imaka kandi umuntu ujya imaka yabaga ari we muntu Imana iha agaciro kurusha abandi. Burya kujya imaka nicyo kintu, niyo nkingi ikomeye ya Isilamu kandi ari sorute, kandi ni inkingi ya sorute yego, ariko yo y'Imana ni inzira yari yashyizweho kugira ngo umuntu yiyambaza Imana. Ubwo rero umuntu wajyagayo niwe muntu wabaga ukoze neza kurusha abandi imbere y'Imana. Noneho ngewe rero nareba nta mafaranga ngira kubera ko utarajya imaka, avuga intubwo imaka ubwo ntakigiyeyo, wenda bariya bajya imaka bazajya mu iryo juru rya mbere baryita Firidausi. Ijuru rya mbere ryitwa Firidausi. Nkumva najya mu rya nyuma kubera ko nta mafaranga ngira, kubera ko nta mafaranga ufite kujya imaka. Burya kujya imaka hari icyo bifasha umuntu mu buryo bwo kuzajya mu ijuru. Mu buryo bwo kuzajya mu ijuru birakimufasha kuko aza ari haji, kandi haji aba ari umuntu uri hafi y'Imana cyane. Koko man uba bizoroshye. Nuko rero uragumutegereza rero rya juru ryawe rya nyuma ry'abandi ryose niryo wumvaga wizeye? Iry'abandi niryo numvaga nzashobora kubera bigendanye n'urwego ndiho. Yego. Aha. Wamaze igihe kingana iki muri Isilamu? Yamazemo ubwo n'ubwo ngo n'uguhera 2004 kugera 2020. 2020. Yego. Mu by'ukuri tubwire hagati ya Isilamu na Katolika wabayemo nihe basi bumvishe bisa nkaho bigendamo neza, kumva ko uri guhamanya nijuru wumva aho numvaga bigendamo neza ni muri Isilamu kubera ho nagiyemo ndi mukuru kandi ho nta Yezu bavuga ko nta muntu uzira icyaha cy'undi. Ubwo numvaga ko ngomba kugerageza bikomeye nkazajya mu ijuru kubera ko ho umuntu ari ugomba guhatana ku giti cye. Aho wumvaga uri mu kazi, numvaga ndi ukurikije uko wakoraga, mfite n'imbaraga ndi na mukuru, numvaga ugombaga urwego bigejejeho. Yego. Mfite n'amafaranga make nafashisha abantu. Yego. Nuko rero nyuma y'icyo gihe byaje kurangira gute? Nyuma y'icyo gihe rero muri 2020 numva ari nko mu matariki nka 20 y'ukwa gatatu igihe twari tuvuye muri lockdown ya mbere. Nibwo nahuye n'abavugabutumwa. Bansanga ahantu nakoreraga bambwiriza ubutumwa kubera ko akazi icyo gihe kabaga ari gake, ntega amatwi ndabyumva. Wenda nari mbazi ko haba abantu bo mu ijuru ntirikorerwa, ariko nkapinga nkavuga n'aba bantu nabo kongoza mugoma cyangwa kuyobya abantu. Noneho icyo gihe babinganirije barabinsobanurira neza, numva koko ibyo nagiye mpunga muri Katolike uwo musilamu yambwiye abo nibyo banyibukije. Baravuga bati ndavuga intumwa wa musilamu ambwira bwa mbere yambwiye ko Katolike izi Yezu, kandi n'ubundi Yezu ko yapfiriye ibyaha by'abantu, kandi n'ubundi abantu bakazarimbuka bazize ibyaha. None abo ngabo noneho bambwira ko kurimbuka umuntu yarimbuka atazize ibyaha kubera ko ibyaha Imana ifite aho yabihereje. Noneho nibwo numvishe koko akamaro ka Yesu. Numva kuko Yesu umuntu akwiye kumwemera nk'umuntu ukuraho ibyaha. Nibwo numvishe ubutumwa bwiza icyo gihe bwa mbere, numva mu mutima sinzi ukuntu mbaye nk'umuntu uri kurota. Ndataha ariko nk'ejo mpamagara witwa Kagimbura Eric, niwe wari wamaye ubutumwa. Ndamuhamagara navuga inti rero uze guteka ka cyayi mu rugo ndaza kugusura. Arambwira ati ni karibu. Koko nagiyeyo turongera turaganira, amagatabo kanditse ijuru ntirikorerwa. Ndataha ndashimira Imana cyane, ndavuga inti urakoze kubera ko hari amakuru mashya yari yampaye. Ndatangeze mu rugo ntangira gusoma ako gatabo, ariko nta nubwo nakarangije. Nagejeje hagati nongeye ugasoma nyuma ko nakagejeje hagati, numva nabaye capati natsinzwe mu buryo bukomeye. Noneho ndongera nsubirayo
ndamubwira nti bya bintu ubu nemeye kuko numvisha uburyo Yesu ariwe ugira abantu intungane ko yarapfuye apfa azize ibyaha byacu turahanagurirwa twewe afata ibyaha byacu abijyana ku musaraba twe dusigara turabere natwe dufata ibyo yari afite mbere byo gutungana no gukiranuka aba ari byo dusigarana tubabera imbere y'Imana. Ati yego nuko bigenda. Tese none urumva hari ikindi kibura ngo ube umukristo? Ndavuga ntabwo nabaye we kare. Ubwo niho natangiye ntangira no kumenya iteraniro umukiranutse gutyo ntabiheshejwe nuko navunitse nta penitensiya nagiyemo nta gisibo nakoze umukiranutse gutyo kubera ko Yesu yabaye umunyabyaha akaba ikivume kubera nge nanjye nkaba intungane kubera ubutungane bwe. Ibyo nibyo nashimiye Imana cyane. Ndanababwira nti rero umunsi wo kubatizwa ntimuzansige mu bantu icyo gihe babatije bwa mbere nanjye nagiyemo njya kubatizwa. Ndibaza ndagira ngo nkoze utubazo dukeya kugira ngo dusoze. Urumva uri mu Katolika no muri Isilamu nta mahoro wigeze ugira muri wowe kuri ubu ngubu uyumva gute mu buryo bujyanye n'amahoro mu mutima wawe? Ikijyanye n'amahoro ubu arasendereye. Ubu mfite amahoro menshi kubera ko nta kintu cy'igihunga nkigira. Ko kera narasitaraga naba nguye hasi nkavuga nkubu yomfa. Ariko ubu mba nekereza niyo nagwa nkapfa numva nta kibazo mfite kubera ayo mahoro. Kera nagitegaga moto nkagenda mubwira ntimukomanga ntugende gake kubera ko mu mutima nahoraga mvuga ntibyanga bikunda nguye narimbuka kubera ko naba ntaricuza cyangwa se hari n'ahantu ntanyuze. Ariko ubu kubera ayo mahoro mfite mu mutima ngenda nta kibazo mfite cy'urugendo kubera ayo mahoro. Numva utuje? Numva ntuje igihe cyose. Wenda reka tubyite gutya tugereranye n'iyo miryango bavugaga nubwo atari byo. Iyo miryango yaba ari abajyimaka bakaba yegereje umuryango wa mbere, wowe nk'ubu ngubu habaye hariho nk'iyo miryango umva ikinjira mu muryango wa kangahe? Iyo miryango namenye ko ntayihari. Namenye ko ntayihari. Ijuru ni iryo abera. Abera bagomba kuzajya mu ijuru rimwe bose. Nta byo kuvuga ngo umuryango ngo nibiki? Iby'imiryango byo numvaga n'abantu begeranya n'ubundi mu isi bashakaga n'ubundi gufata iby'Imana bakabigira nk'ibyo mu isi. Ndagira rero noneho ubu hagati aho ugire nka message utanga ku bantu bataramenya ubutumwa bwiza cyangwa se wabo ngo basize mu idini, ni nk'iyo message ubu ngubu kuri waba? Message natanga ku bantu batarakizwa nuko bagomba gukizwa, nicyo cya mbere. Kuko izindi nzira zose aho ziva zikagera zitari kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nta kindi kintu cyahesha umuntu kujya mu ijuru. Kuko na Bibiliya irabivuga, Yesu yarabyivugiye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe uzajya kwa se atari we umujyanye. Ubwo rero abantu bose bazi ko baca izindi nzira, ubwo nabagira inama y'uko bazireka bakakira inzira imwe Yesu yatanze, hanyuma nabo bakaba babona uko bajya mu ijuru. Reka tusoze ikiganiro cyacu tugushimira, ariko nagusaba ko mu ncamake nko mu munota umwe ugira nk'abantu ubwira uha message uburyo ki umuntu ashobora kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza agahabwa ubugingo buhoraho. Kuko biba bivuga abantu bose barabizi, baranabivuga nyine gutyo gusa, ariko ndagira ngo bivuge mu ncamake utanga ubusobanuro nyirizina bw'uburyo umuntu ashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uburyo umuntu ashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ukwizera byonyine, gupfa kuzuka bya Yesu ko ari byo bikuraho abantu ibyaha. Hanyuma imirimo yabo n'ibyo bashora byose mu kazi n'ibyo bagira bitanga ko nta kamaro bimaze. Igifite akamaro imbere y'Imana ni kimwe, ni uko yatanze umwana wayo kugira ngo akureho abantu ibyaha, ari we mpongano yonyine y'ibyaha by'abantu bose bari mu isi. Ukizera ibyo Yesu yakoze byonyine, hanyuma ugahabwa ubugingo buhoraho. Yego.
urakoze cyane rero, niba nta kindi kintu wavuga navuga ngo Imana ikurinde, tuzasubira ubutaha. murakoze cyane. Amen.